hari abantu bameze nk'abantu baba mu isi ya bonyine batigeze babana n'abantu, batazi ko ubuzima hanze aha buryana, batazi ko ubuzima hanze aha bubabaje. Ariko hari ibintu tugiye kumenya kandi tukabimenya, cyangwa iki kiganiro kikazagera ahantu kure, by'umwihariko mu bakiri. Urebye ahanini ni mu bakiri. Hari ibintu udakwiye gutunga iwawe mu nzu, hari ibintu ushobora kuzatunga iwawe mu nzu bikakuzanira imivumo kandi bitari ngombwa. Reka nkubwire ahantu duhera. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko mumeze neza abakunzi ba Mama Sharirene, mukomeje gukurikirana ibiganiro kuri Mama Sharirene. Umwami Imana arabarinze nanjye arandinze, nimukomere mugubwe neza, mwihangane abapfushije, abarwaye mwihangane n'abarwaje, mukomere rwose. Imana irahari iratureba kandi ntabwo Imana yacu isinzira. Hari agakorasi kavuga ngo iratureberera ku manywa na nijoro ntabwo isinzira, iratureba ku manywa na nijoro ntabwo isinzira, Imana ntabwo isinzira, iri maso ntabwo isinzira, ntihunikira ntabwo isinzira, idufite ku mutima ntabwo isinzira, izaturwanirira ntabwo isinzira, ntabwo isinzira. Nkunda kuririmba ariko nyine nibyo sinabaye umuririmbyi, nubwo nabyivira murabyumva n'iryo jwi urumva ko riratwika, ariko ngo n'umwana muto yashobora gusenga Imana cyangwa akanaririmba kandi Imana ikamwumva. Hanyuma nimuhumure kandi nimukomere, Imana irahari ku bwacu, ifite gahunda yo kudukunda, ifite gahunda yo kutwitaho, ifite gahunda yo kutuba hafi, ifite gahunda yo kuturwanirira. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya ikintu nashakaga tuvugaho, nagira ngo mbabwire ngo hari ibintu udakwiye kubika iwawe mu nzu. Ngiye kukubwira ibintu bishobora kwinjiza inyatsi iwawe mu rugo, ibintu ushobora kubika iwawe mu nzu bikazagera igihe bikuzanira inyatsi cyangwa bikakuzanira imivumo. Ubwo rero ni no kukubwira ngo ibi bintu ntibikwiye kuba mu nzu yawe, uzabisohore, ibyo kujugunya ubijugunye, ibyo gutanga ubitange, ntukabane n'ibintu udakoresha. Twagiye. Erega nzajya mbabwira utuntu twose, mureke mbabwire. Hari abantu bameze nk'abantu baba mu isi ya bonyine batigeze babana n'abantu, batazi ko ubuzima hanze aha buryana, batazi ko ubuzima hanze aha bubabaje. Ariko hari ibintu tugiye kumenya kandi tukabimenya, cyangwa iki kiganiro kikazagera ahantu kure, by'umwihariko mu bakiri. Urebye ahanini ni mu bakiri. Hari ibintu udakwiye gutunga iwawe mu nzu, hari ibintu ushobora kuzatunga iwawe mu nzu bikakuzanira imivumo kandi bitari ngombwa. Reka nkubwire ahantu duhera. Turahera mu magariderobe yacu, aho tubika imyenda. Mu kanya turi bukurikizeho naho tubika inkweto. Mureke mbabwire, hari ibintu burya utunze udashaka utanakeneye, ariko hanze aha harimo ababisengera ngo Mana wabimpaye. Hari umuntu udafite ubushobozi bwo kujya kugura umwenda nonaha, umesa akenda nijoro kugira ngo nibucya mu gitondo akambare. By'umwihariko ibi bintu ndabibwira abakirisitu, ariko n'abatari abakirisitu mubitega amatwi kuko namwe birabareba. Hari umuntu umesa umwenda nijoro akanawukamura hafi kuwuca kugira ngo mu gitondo wume yongera wambare. Uwo muntu rero uri gukamura uwo mwenda gutyo, uwo muntu ufite uwo mwenda umwe, ndashaka uhita wirukira muri gariderobe yawe ubu nonaha, ujyaneyo umutima, umubiri uzawujyanemo muri weekend. Mbabarire, umubiri uzawujyaneyo muri weekend, ugenda uvangura ibi bintu nkubwiye. Umuntu usanga afite umwenda yavuze ati mu buzima bwanjye uyu mwenda sinteze kongera kuwambara.
ugasanga uwo mwenda ni ikanzu, ni ibitenge, ni imipira, ni amapantaro, ni ibitambaro byo mu mutwe, cyangwa ni ibindi bitandukanye, ariko kuri we sishaka kongera kubikoza ku mubiri wanjye, bitewe n'uko uyu mwenda nawudodesheje bawundodera nabi, sinzawambara. Uyu mwenda narawuguze ariko mbona utambereye, sishaka kuwambara. Uyu mwenda mwambaye igihe sishobora kuwambara. Iyo myenda ugatinyuka uri umukirisitu, uri umurokore, uri umugenzi ujya mu ijuru, ukayibika umwaka ugashira, ukayibika imyaka 2 igashira, ukayibika imyaka 3 igashira, ukayibika imyaka 4 igashira, ukayibika imyaka 5 igashira, ukibitse muri garderobe yawe. Tuvugishije ukuri, duhere mu rusengero, uririmbana n'abahora mu kenda kamwe ubareba, abakwicara imbere bambara kenda kamwe urabareba iyo baje gutura, nta gashati atajya ahindura, nta gapantaro ntajya gahindura, nta kajipo ntakajya gahindura, nta gakote karacuye, ishati ikora ryaracitse ryabaye uburere, amaso yawe ahora amubona, mu materaniro uramubona, iyo atambutse aje gutanga amaturo uramubona, amakositime ntuzayambara, ubupantaro bwakubanye bugufi ubundi buragufata, andi ntajyanye n'igihe, muri garderobe biruzuye, uri umudiyakoni, uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, uri umushumba, uri umupasiteri, nta soni ufite. Hanyuma ndi kwibaza, ijambo wiryigisha rivuze iki utazi kuvidura garderobe yawe ngo uha abakene? Indimi wirirwa uvuga zivuze iki? Ubukirisitu bwawe buvuze iki utazi kwa? Reka nkubwize ukuri, uba ufite urusengero, uba uri igiki? Wowe utazi kuvidura garderobe ngo ufate imyenda ntawe ubikubwirije, ugenda uyiha abakene. Vuga ngo uca umurongo mu nzira ijya mu ijuru, uce n'umurongo no mu mirimo ukora, ni ubusa. Nimba mu bukirisitu bwawe utajya utekereza ku bakene, nimba mu bukirisitu bwawe utajya utekereza ku bashonje, nimba utajya utekereza ku banyenzara, nimba utajya utekereza ku bantu badafite icyo bafite, gukizwa ntacyo bimaze. Kubera iki? Ijambo ryarambwiye, rya nyiri jambo ryarambwiye ngo hari igihe kimwe Yesu ngo azavuga ngo nimuze mwinjire mujye iburyo bwanjye. Haleluya! Ngo nimuze mujye iburyo, ngo kuko nari nambaye ubusa, ngo ngiye kubona ngo mbona nzaniye kositime kandi ntarayikoroza ku mubiri, mbona uranyambitse. Nari nambaye ubusa, mbona uraje iwanjye na mverope umpaye agatenge. Nari nambaye ubusa, mbona uraje ubu umpaye ijipo n'ishati. Waje iwanjye, mbona uraviduye, mbona urateruye uranzaniye, mbona umpaye amashuka yandi utakiraraho atajyanye n'igihe, mbona umpaye matera zimwe wagerekeranyije wajyanye muri sitoke zitararwaho. Nimuze mu bwami bwa so bwabateganyirijwe. Nari nambaye ubusa muranyambika. Ese ni ryari abantu bambika Yesu? Iyo wambitse umukene uba wambitse Yesu. Iyo umuguriye urukweto cyangwa ukamuha urwawe utacyambara uba wambitse Yesu. Wamurokorewe rero, nubwo nari gutinda aha hantu, wirukire muri garderobe yawe, urebe ahantu bika ibimeshe n'ibitameshe, urebe ahantu bika imyenda yawe, urebe aho ubika ibitenge. Nonaha urebe imyenda utateze kongera gukoza ku mubiri wawe utazambara kubera impamvu zawe zitandeba. Ugenda urebe abakene ubahe, kandi nkubwira gutanga ntupfe kuyitanga. Reka ngo uhugure hano hantu, ntuzapfe gutanga. Uzabanza usengera imyenda yawe nujya kuyitanga, ubwire Imana ngo iyi myenda ntanze ndayishinganishije mu izina rya Yesu, izambera umugisha ntizambera umuvumo. Ntuzapfe gutanga, kandi ntuzaha abafite, ujye uha abantu badafite. Imana izaguha umugisha. Tugiye mu nkweto. Ku kirenge cyawe urazambara zikakurya, nibyo rurahenze. Se uzajya kongeresha n'inkweto ko mugira ubugugu bw'abarenze? Ko mwongeresheje amajipo
ngo nayiguze desa yanjye 200,000 ko mwongeresheje amakanzu tinzemera bankubitiremo ikiraka ni 5 ko mwongeresha mwabakirisitu mwe uzongeresha n'urukweto nimumbwira aho bazongera ubika inkweto imyaka 3 imyaka 5 uzibike ntuzambaye ntuteze no kuzambara mu buzima bwawe ukomeze zigume muri iratajeri y'inkweto hanyuma ngo uri umuririmbyi ngo uri umukozi w'Imana ngo wanye ngo mugira ay'iminsi 40 icyo ukora amasengesho musenga disateye agahinda erega ibi bintu byose mugomba kubimenya hari imirimo izaduherekeza ese wibwira ko Imana yikurebye yishimira umugabo nkawe yishimira umugore nkawe urunze ibikweto utambara ibindi warabiteruye ubu za sitoke zabagamo ibirayi zisigaye zibamo ibikweto bitambarwa bibamo imyenda itambarwa none imeze nk'ababijugunye bibamo za matera mutakiryamaho bibamo ibishuka ndetse hari n'abantu bafata intebe cyokora mugira ubugugu hari n'abantu bafata intebe bazi ko bagiye kugura izindi bakajya kubijugunya ahantu kandi hari umuntu wicara ku gikombe cya usa hari umuntu wicara ku gasambi kamucikiyeho ugatinyuka ugafata intebe naho zaba ari ebyiri uzareba uwuziha ntukazijyane kuzijugunya ubu hari amagaraje mwabikagamo amamodoka yanyu niho mwagiye mujya kurunda murunda y'ibitebe murunda y'ibimatera murunda mibiringiti n'ibikuvureri muragenda murarunda ngo kuko mutakibikoresha mwabikuye ziranyatsi mwazikuye hariya mukabishyira hari umuntu waterura ugahizo ntebe agahita yuzura umwuka ati yari yarabimbwiye ngo ije kumpa intebe zo kwicaraho izo ntebe udashaka hari abazishaka iryo ko tubona ritajyanye n'igihe hari umuntu wariha akavuga ati amina yari yarambwiye ngo ije kunyambika suko se twabigenzaga natwe hari umuntu uzaha igitenge ahita atera za hareruya 7 z'umurambararo ngo Imana yavuganye nanjye ejo bundi kwije kumpa igitenge ariko urabibitse uri kwica umugambi w'Imana uri kuvangira Imana cyo ukora shitani yakubonye avuga ati cyo ukora mfite umukozi tu nubwo musenga ariko ndabemera muri abanjye tu ibyo si imyenda mvuze imyenda muri garderobe iyo umugabo n'iyo umugore wa mugabo we ugenda ureba amapantaro amaze imyaka 10 muri garderobe utambara ureba amakositimu bitewe n'urwego ugezemo ntago wayambara hagize n'ukubona yaguseka bene ibyo rero nibyo nkubwira kuba utakibyambara hari abantu bari mu rwego rwabyo ntago uzaba ubasuzuguye hari abantu bari mu rwego rwabyo natwe twagiye twambara badukuburira hari abari mu rwego rwabyo nk'ubu ngewe ntushobora kunkuburira ngo nkwemerere kugira ngo umpe ngewe ni uko ujya muri arufa yes kuko nanjye ugiye kungurira utuntu duciriritse ntago bishoboka rwose waba uri kunsubiza ku isuka urumva ubu muntu wavuga ati ndashaka kwambika amasharirene nuko ujya muri arufa boutique ukajya kungurira ikanzu y'Iryitanu n'Iryitatu kuko ntago uzafata umwenda wawe wambaye wabaye akavurivundi ngo uhu umugore nkanjye usigaye uzi kwiyambika kameme ikindi ushatse kumpa igitenge wajya kureba superi cyokora wenda nka superi wambaye rimwe nka kabiri nanjye nayambara ntacyo ariko superi nawe urabyumva cya gitenge gihenze yabazi ihenze umwenda usa neza kuko nanjye sigaye nihahira urumva ariko hari undi muntu wabona uwo mwenda wawe wacuye akuzuzwa kuko we nta n'uwagira ni mu bivane mu nzu iwanyu rero ugende amapantaro yawe wa mugabo urebemo urebe mu mashati utacyambara urebe imyenda utacyambara ubirebe byose urebemo n'inkweto n'ibiki byose hanyuma utekereze ku bakenuzi kuko barahari hanyuma ubahe hanyuma ikindi twagiye mu masafuriya hari ukuntu abantu bakunda ibyombo nk'amasharirene ngewe nkunda ibintu by'ibyombo hari ukuntu ngenda nkasanga haje amasafuriya yeba badatowe nkumva yose netanyagura hari igemba nifitiye amafaranga nkagura amasafuriya kandi wanjye hakiri amasafuriya ujye ugenda ureba amasafuriya utajya ukoresha udateze no gukoresha kuko waguze menshi
ntukabike ikintu cy'igikoresho mu rugo iwawe uzi ko ntacyo ukoresha kandi hari abantu bari kugisengera. Hari umuntu ufite isafuriya amaze kuzihomesha n'abandi, amasafuriya n'amasafuriya murahomesha, amajerekani murahomesha, bamwe batambuka. Yamwumva ati nimumushyire ya njerekani, afite injerekani kubona igihumbi cyo kugura indi ni danje, ariko iwawe ubitse injerekani zavuyemo irangi wubaka inzu, ubitse amajerekani nk'icumi, kandi ubwo wayagurisha uri umukire. Cyokora waba uri umutindi w'umukire ni ukuri. Muzi ko hari n'abakire bagurisha inkweto, na ba bantu batambuka bakeneye inkweto. Mbega ubutindi we! Wagiye se basi nimba utazishaka wajya uzimuha akibonera igishoro utamwatsa amafaranga. Muzi ko hari abakire bamara kubaka amazu yabo bafite ibidobo, bafite n'ibijerekani byinshi, tinimushakire ba bantu babigura. Koko wagiye umuremera umuntu nkawe, usa nawe, umuntu ureshya nkawe, ugatinyuka kugurisha injerekani n'aba bagore koko bagura amajerekani, wowe wumva nta soni biguteye? Wagiye uterura ukamuremera ukamuha akajya kwiberaho agasigara avuze bose Imana iguha umugisha. Yanatambuka akavuga ati iki gipangu kibamo umubosi w'umwana mwiza, ariko ubuntu bwose muragugumiriza, ubudobo bwavuyemo irangi uri umukire, bya bikombe bya nido muzabirunde muhamagare ba bantu babishyure. Gutinyuka gufata umugore nk'uriye uhetse umwana mu mugongo bimeze kuriya, ugatinyuka kujya kumugurisha ibikoresho by'iwawe mu rugo, utaburaye utari umukene. Nimukiraga ubutindi, nibyo nababwiraga bizabakururira ubutindi. Ugafata amashuka yawe ya kera yahahise, nk'ubu nanjye hari ishuka ntararamo. Yes, ko bimeze rega, Imana niguha ujye ubaho. Ariko uzi gukena, wanakira ugakomeza ugakena ukagumana ubukene n'ubutindi bwawe. Hari n'igihe Imana ivuga iti rero ndabona umwana wanjye ubutinda bukunda kubi, reka nongere mbumusubizemo ajya akomeza yibera umutindi. Nimba ari amashuka utakiraramo, ubona atakijyanye n'igihe kuri wowe, nishaka iba yaranatondorotse, hari abantu akubitaho urushinge, se ntitwazidodaga? Hari ukuntu ufata urushinge ukabura akadozo ukakwisasira, twarabikoraga. Iyo shuka nubwo yacitse, yijyane ku mutayeri wiyijugunye. Hari umuntu uzayiha yuzuzwe, hari uzayibona yishime kuko adafite ubushobozi bwo kugura n'ishuka y'ibihumbi 200. Iyo bibonye ajya kugura ubugari bwa bundi bwitwa shira umuteto, hakagura n'ikimene, hanyuma akarya. Ntabona y'amashuka ntayafite. Ariko utunze amashuka iwawe mu rugo, utunze ibikuvureri biruzuye, ntuteze no kugira gute, ntuteze no kuyasasa, ukomeje kubibika. Mubitse za matera zavuyemo imisego, birunze aho ngaho, mwarabirunze mwarabibitse, mufite aho mwabishyize, ntimuteze no kubikoresha. Imana yibabona n'induru yanyu. Dore nkabona leta ibafungira ibyumba ngo nimuzongere kusakuriza abaturanyi. Sanduru zanyu, umuntu araye iwawe haranuka kubera agatenge atajya ahindura, umwaturagera mu gutwi, urukweto yaradodesha. Warebye ukuntu ubukweto bwe yabudodesheje nk'inshuro 10, ufite inkweto zifunguye nk'igihumbi, murirwa musakuriza Imana ngo murasenga ngo muri abakire, mwazanye babatubuzi b'abahanuzi babavuza nduru, babahanurira ibinyoma ngo Imana izabaha umugisha. Imana iraguha umugisha gute? Imana ikuzamuye mu ntera, ahubwo nureba nabi naho yagushyize hagukura. Iyo mutageze ntimugereranya. Muramutse mutanerekwa ntimwanarota, utanarose ntiwarebesha y'umubiri. Ni gute ubona umuntu iwawe w'umunyagataro akaza akinjira iwawe, akaza ngo aje kuguha ibyo uhaha, akinjira iwawe akana akari kwayurira mu mugongo, nawe urwanga rw'umwumbati yasabye ahantu ari kuzunguza agataro, urwanga rw'imyumbati rwaciye hano, n'undi rwanyuze hano. Dore ka nkubwire, teremusi irimo icyayi, mu kabati harimo amafanta, harimo za fanta ziruzuye. Shahowe uwo muntu ntube wanamuhana agakoma nganywe, ntube wanamubwira uti ururutse umwana mu mugongo banze umuhe no ku kavange karaye. Mwabakiremwe. Umunsi Imana rero yinjijemo za kagungu
umunsi Imana yinjije Kagungu muri firigo, umunsi Imana yinjije Kagungu muri stoke, umunsi Imana yinjije Kagungu muri garderobe, uzahamagara Imana ye kukwitaba kubera uko waciririye ubutindi wawe. Hano nifitiye abana, hari igihe bageramo ngo mama ngo turashaka kwirukana ubukene muri uru rugo. Izi nkweto tuzitange nuko tubayeho. Izi nkweto zitangwe. Erega iyo uri gusohora ibishaje uba uri guhamagara n'ibishyashya. Urahamagara ibishyashya bihamagarire kubishaje. Narumiwe aho umuntu w'umukire agira ubushobozi bwo kugura intebe, ariko izo yari asanzwe yicayeho akaba nta muntu yaremera, paka bugurishe habugurishe natwa tubike ubugugu n'ubusambo. Simvuze ko ari icyaha. Hari umuntu uvuga ngo nta mafaranga afite, ndagurisha izi ntebe mfite nongereho handi ngura ishyashya. Ibyo nta cyaha gihari, ariko wowe ufite ubushobozi bwo guhita ugura ishyashya, kuki izi ngizo usangawe utabura umuntu uremera. Ubu mu bantu wasuye nta bicara ku ntebe zidasobanutse, nta batagira intebe. Mu bantu uzi nta bantu uzi batagira intebe zo kwicaraho, wafata imodoka ugapakira hanyuma ukabashyira, kandi Imana ikaguha ibindi byiza. Ujye ureba, ugenda urebe mu masahani, ujye ugenda urebe mu bintu byose, ugenda usaka inzu yawe uhereye nona. Hanyuma reka nze nkubwire, tugeze muri firigo. Urebye urunyanya ukuntu ruhenze, ureba ibyo kurya ukuntu bihenze, urebye abantu bamara iminsi 3 badakoze ku munwa, urebye abantu babwirirwa bakaburara. Ntago wari ukwiye kuvuga ngo hari ibintu muri stoke byajemo imungu kajya kumena. Ese izo mungu zizira mwiki? Tuvugisha ukuri. Mu muryango wawe nubwo abakennye bazi, kuko mwese ntimukize icyo ntukimbwire. None kanemere ko iwanyu hose bakize. Muri karitsiye aho utuye uturanye n'abakire gusa, reka mbyemere ko wenda ari abakire. Ese naho usengera bose barakize? Naho usengera bose barakize ku buryo nta bakene musengana, ku buryo utadaha ibyo bintu aho kugira ngo bizemo imungu? Ntiwabijyana ku rusengero iwanyu, ntiwashyiraho itangazo, ntiwabwira pasiteri ngo mundebere umukene ibi bintu bive hano? Ese ahantu abanyagataro bicara ntago hazi? Abantu bazunguza amashati ahantu bateranira ntago ujya ukata n'imodoka ntubacaho? Ubu koko byarinze bizamo imungu utabireba, byarinze bibora utabibona, ubimena buri munsi utabireba, ku buryo bizamo imungu ukagera mu rwego rwo kumena ikintu cyitwa umuceri wo muri iki kinyejana, ku buryo ibishyimbo bizamo imungu kubera yuko waguze stoke bikuzura bikaba byinshi byajemo imungu ukajya kumena. Muri iki gihugu turimo n'abantu bagituye barimo niyiziye n'inzara inuma n'abakene barimo, ugira imbaraga zo kujya kumena ibyo kurya. Ibiryo byose byaraye ninjoro biraruhukira mu mufuka muteka ibindi, ukagira uyu mutima uri umunyarwanda, uri umukirisitu. Twagiye mu bana bawe, mu bahungu bawe n'abakobwa bawe, genda usaka imyenda yabarenze batacyambara. Genda urebe inkweto zabo, genda urebe amapantaro batacyambara, genda urebe amakabutura, genda urebe imyenda yabo ntago akiyambara, inkweto ntibakizambara, inkweto biruzuye, ibipantaro biruzuye. Hari abana muhura bambaye ishati icitse inda yose ikagaragara hano mu bitugu. Mu rusengero hari abantu bafite abana adafite ubushobozi bwo kugura iyo myenda. Ibi bintu byose mvuze nawe ugende wiyongerereho ibindi. Mu nzu biruzuye, mu nzu biruzuye. Nizi nyatsi nababwiraga mu bitsi wanyu mu rugo, ubutaha zizabinjiriza inyenzi n'inanda. Ndashoje. Gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Wivuga ngo nge narazinutswe nta muntu uzongera guha. Iyo uvuze ngo ntawe uzongera guha uba ubwiye n'Imana. None se Imana nayo izazinukwe? Ariko muzi abantu Imana yahaye nabo bakayihemukira. Ubu si Imana nayo izareke kongera kuduha? Ihangane, hari abo wahaye baraguhemukira, hari nabo wahaye winjiza inyatsi. Ihangane ukomeze ubahe kuko n'Imana yarihanganye.
Imana se ntiyihanganiye abagabo yahaye amafaranga bagahita bayoboka mu tubari? Imana se ntiyihanganiye abasore yahaye akazi keza bakaba baramenye kujya kugura indaya batahana muri weekend? Barazindukiraga mu materaniro bakaba bazindukira mu nkumi. Hafite ukuntu yaryamye kuwa gatandatu inzoga zamwishe yararanye n'ikizungerezi n'amateraniro ntayijya. Imana se nayo yivumbure kuduha? Ubwo Imana yahaye mama runaka akayitaba agwa, Imana izareke no guha mama Sharirene? Hari abo wahaye baraguhemukira, nanjye mfite abo nahaye barampemukira, ariko ntago tuzareka gutanga, nta nubwo tuzareka gukora, kuko turi ibikoresho by'Imana isumba byose. Muzi abantu Imana yahaye? Muzi abantu Imana yahaye amafaranga aho kugira ngo bayakoreshereze Imana neza bagatangira kujya kuyatanga kugira ngo bafungishe bagenzi babo? Ihangane n'Imana irihanganye, ikomeje kuduha kandi hari abayivuyeho. Hanyuma ndashoje, Imana nibaha umugisha. Narindi kubabwira ngo izo nyatsi nimuzisohore. Isaha utacyambara uzareba uyiha, amaherena utacyambara reba uwiyihera, bya bintu bitajyanye n'igihe utacyambara reba bubiha, wigira ibintu biki wawe. Sohora kugira ngo haze ibindi. Nimba ukunda ibishyashya ibishaje nibigende, ariko ntukagurire ibintu ku bindi kugira ngo imyenda ikomeze yuzure garderobe kandi udateze kuyambara bayambara bahari. Imana nibaha umugisha. Abatarakora subscribe mukore share, comment, inama n'ibitekerezo byanyu turabikeneye. Imana ibaha umugisha.